Nanga twagarukirije igice cyacu cya mbere. Uno mugore nanga twagarukiye aje kwicira umugabo we rwose avuga ati wa mugabo we reka nkorohereze niba utabashije kunyitaho hari abandi babishoboye. Nuko nguko yamuhanuye amukuye hehe amukuye mu bitaro nyine kwa muganga. Abantu batabonye igice cyayo cya mbere. Uno mugore uyu n'umugabo we barabanaga ndetse baranabyaranye babyarana umwana umwe. Arangije ambwira ati mugabo wanjye ibi ngibi ntabwo nzabivamo, abagabo bakene ntabwo nabyihangana nta nubwo byashoboka rwose. Icyo yakoze yahise amuhanura hejuru kuri etaje umugabo arimo kubaka. Umugabo ajya mu bitaro ararwara, umugore nyine nawe urabona mukuye noneho mu bitaro amuzanye kuba yamujugunya ahantu ku musozi. Umugabo avuze sa rwose urugendo ruhire nanjye kanikomereza ibirori byanjye. Uti rero sabayi buceho nanjye reka nceho tuzongera duhurire mu bundi buzima. Undebera akagaruko kasigaye kameze. Umugabo avuga ati abo kangenda atagira n'unsanga ahangaha nyine bikaba byaba ibibazo. Ubyibuka iyi ni inkuru marayika ari kubwira uno mugabo. Uno mugabo igihe yazaga gutabara uno mwana, n'umwana mama we niwe wamutaye mu mazi ndetse yiyicira n'umugabo. Ibyo byose twabibonye mu gice cya mbere. Uno marayika nibyo arimo kumubwira ati rero uwo mwana mujyane umwifatire umwirerere ndamukuyere rwose. Urwambwa ati rwose ntabwo uriya mugore n'abanyibanye nawe ntabwo byakunda, ahubwo ngiye kugushakira ubutabera. Mugabo we nubwo utariho ariko nibura umwana abona ubutabera. Uti rero uriya mugore nta kintu n'abanyipfana nawe nta n'ikintu n'abanyivugana nawe. Marayika ambwira ati nubwo wanabana nawe uzamenye ubwenge. Aba arigendeye. Uno mugabo asigara ahangaha ari wenyine avuga ati none se kunsize kandi twari tukiri kuganira ukaba unsize muri ibi bintu koko urabona utamemukiye koko wari busigara umeza ibitekerezo bindi n'ukuntu ngiye kubigenza. Uno mugabo avuga ati mana nyagasani ati mbega umugore w'umugome ati uriya niwe nari ngiye kubana nawe atakifata bebe cyiza nk'iki ngiki koko. Ati ndebera umumarayika aragiye kwangiza amwangiriza ubuzima. Ati ubuse koko iyo kano kana gapfa ubu uriya mugore koko ntiyari buzahombe ubuzima bwe bwose. Uti rero kwa ko n'undi yashatse guhomba nanjye ke ngende mbe namuhombya. Undebere uno mugabo afite iyindi mipango. Ese niye mipango agiye gukora? Agiye guhombya uriya mugore. Ese agiye kumuhombya mu buhe buryo? Reka tuze kureba akantu ku kandi witonze. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe ndetse ukajya unandika muri comment ko wabibonye. Muri ako kanya umugabo yahingukiye ahangaha n'ubundi yahandi kuri wa mugore niho yaje. Undebere uno mugabo ese mu by'ukuri kaje ahangaha aje kuhakora iki? Yaje afite ikintu bita gift, impano. Urabona nyine ni gift ifunze neza, yayifunze mu gikarito kinini pe. Urabona yuko iraremereye nta nubwo ari kwishobora. Yavuze uno mugore reka mutungure turebe ese araza kuba yabyitwara mate. Uriya mugore namukabonye ino mpano. Ese ino mpano yabirimo iki? Wowe icyo usabwa ni ukujya unyandikira muri comment umbwira uti hari agafilimi nabonye ariko karanezeza sinamenya ngo gasobanuye gute. Ngiye rwose nagufasha kuba nagusobanurira iyo filime. Wowe wayinyandikira ukanyandikira izina ryayo nanjye nkagenda nkayisacinga nkaba nagufasha kuba wabasha kuba wayisobanukirwa. Ikindi ujye ukora like nigushimisha ndetse na share rwose nacyo biba bitwaye natwe biradusapotinga. Umugabo yaje ahangaha atereka ya gift ye hano ngaha. Yaje gahoro gahoro nta muntu n'umwe uri kumwumva, aza yitonze kuko urabona yuko uno mugabo yari yiteguye nk'umuntu rwose ugiye kujya mu munsi mukuru, nk'umuntu witeguye umunsi mukuru. Kandi twabibonye iyo bari bafitanye ubukwe nyine niwe wajugunye uriya mwana. None umugabo aje ahangaha aravuga ati Imana ifashe babe batambonye ahubwo reka ngende vuba vuba ndebe yuko batambonye. Nuko umugabo yasohotse yabanje kureba ahantu hose ngo arebe yuko nta waba wamubonye, ariko mu by'ukuri nta wamubonye. Umugabo nuko agiye yihuta avuga ati ati ndabirangije ati reka nigendere. Undebere uno mugabo. Ese uno mugabo afitiye plan? Ese uno mugabo agiye gukora iki nyuma yo kumenya yuko uriya mugore ari we wiciye umugabo ndetse akaba ari nawe wajugunye umwana we mu mazi? Ese uno mugabo agiye gukurikiza iki? Aho ngaho se bazabana cyangwa bizarangira uko nguko? Uno mugore muri ako kanya yaraje aza yishimye avuga ati uno munsi n'uwanjye ngomba kwishima kugaragaza umunezero. Uno mugore rwose ahinje abona impano araseka avuga ati
uti kabisa ino mpano ni nziza cyane, ndatekereza nawe undi waba wayima, ni sheri wanjye rwose, ni sweetheart wanjye wayinzaniye, uti si uko ko anzaniye iki kuri uno munsi. Umugore agize amatsiko aravuga ati muri ako kanya mu kuyifungura avuga ati ni sheri wanjye, uti sheri wanjye rwose ankorera surprise akanzanira impano nziza kandi zishimishije. Umugore yarikanze yikangamo. Nawe ahangaha byagushobera, umwana wamujugunye, wamutaye mu mazi ngo uruzi rumutwaye, ndetse uranabibona neza ko uruzi rumutwaye. None umwana agarutse ahangaha, none hari no muri gift, wowe ntiwagira ubwoba. Umugore avuga ati uno mwana koko mana yanjye ko namujugunye ageze ahangaha ati ngomba kumukura ahangaha vuba umugabo wanjye ataraza. Muri ako kanya hari uwakomanze arikanga avuga ati uno mwana ngomba kumukura hano ngaha vuba naragira ute umugabo wanjye ataraza ngabe yasanga uno mwana ahangaha. Yaramufashe muri uko kumufata, wibuka hari uwakomanze aramubwira ati rwose buretse gatoya, buretse kuza, ati hari ibintu ndimo gukora ahangaha rwose, ati rwose buretse ati nambaye ubusa ntago meze neza. Uyu nguyu aramubwira ati rwose buretse gato ndaje ngo ukingurire, ati kuko ati nari mvuye koga nyine ndimo kwitegura ndi kwambara, uti rero buretse gato abunyihangane, ati sibyo sheri wanjye. Undi ati nta kibazo rwose gira vuba. Uyu nguyu atangira kwibaza ngiye gukora iki, ngiye gushyira hehe uno mwana, ati mana nyagasani we, ati ubu koko mbigenze gute, ati se muhishe hehe, ati mu cyumba se, ati se mujyane mushyire munsi y'intebe se, ati uno mwana mushyire hehe koko. Arangije avuga ati nshakisha ahantu mushyira. Atangiye kugenda, umugabo nawe yahise yinjira aramwinjirana, kandi yari agiye kumuhisha nyine mu cyumba. Wa mugabo baramwinjiranya avuga ati uti rwose wambwiye yuko uri kwambara, ndabona uratinze, ndabona se nta nubwo wari kwambara agatenge mu mabere nyine ukaba wanyingurira, mbona uratinze. Ati niyo mpamvu rero ninjiye, ati unyihangane. Ambwira ati uwo mwana se ko mbona musa, ati uwo mwana ni uwawe. Uno mugore nyine yikanga, umugabo aramubwira ati ndabona rwose umwana rwose ari uwawe, ndabona musa ashoboye kuba ari uwawe. Ati se yaba ari uwawe koko? Ati abaye iri n'uwawe rwose, afite icyana cyiza, ikipepe cyiza kandi rwose gishimishije. N'umugabo aramubwira ati hoya rwose uno mwana ntago ari uwanjye. Ati ntago ari uwanjye, ni uwa mukuru wanjye, uti uwa mukuru wawe. Kandi uno mugore twarabibonye mu gice cya mbere, yabwiye uno mugabo kuriya yishe ari we musaza we, ari we wenyine basigaranye, nta mama nta papa nta muvandimwe, yuko nawe yapfuye uwo bari basigaranye. None ari kumubwira ngo umwana ni uwa mukuru we. Uyu nguyu ari kumubwira ati uwa mukuru we, kandi wambwiye ngo nta mukuru wawe ugira, none umwana ngo nta mukuru wawe. Umugabo ahita amubwira ati oya nako ntago ari uwa mukuru wanjye, ahubwo ni umwana w'umuturanyi yaranzaniye hano ngo mbe mufasha. Uyu nguyu ati ibintu byose uri kumbwira rero urimo kwibeshya rwose, ati ngenda bizi neza yuko uwo mwana ari uwawe, ati kuko urabona yuko muranasa rwose, ati ubusa urabona wamwihakana koko. Uno mugore ati rwose ariko ntago ari uwanjye pe. Uno mugabo ari kureba ukuntu ari kumubeshya, kandi amakuru yose uno mugabo arayifite. Twe twabibonye kuva aho umugore amanura umugabo we kuri etaje kugeza aho ajugunye umwana, ibyo byose twabibonye. Aramubwira ati rero wa mugore uri kumbeshya, ndumva ufite uburyarya bwinshi ndetse bunakomeye. Aramubwira ati niba utabasha kuba wambwiza ukuri, mereza hano uwo mwana mumereze, ibindi ngenda bivugana nawe nyuma. Ati ndumva mbeshya ngo ni umwana wa sister wawe, ngo ni umwana w'umuturanyi, kandi njyewe ukuri ndagufite, undebere. Uno mugabo yahise amwambura umwana. Aramubwira ati rero nta bintu byinshi mfite kuvugana nawe, ati wa munyamabi we, ati nta n'isoni wa mugore we. Uno mugabo aramubwira ati sheri ugiye gukora iki koko? Undi aramubwira ati icyo ngiye gukora rwose uraje gatoya mu kanya ukibone. Ati ubu se urumva nawe ukorera iki kuba warafashe umugabo wawe ukamwiyicira? Undebere.
uno mugore yahise atunguka avuga ati njyewe se, ati njye nicira umugabo, ati polisi yahise ahamagara polisi nyine zihita ziza, kandi uno mugabo twarabibonye nawe ni generali, yahise ahamagara polisi ziraza ahangaha zije kumufata. Arangije amubwira ati rero kuva wakicira umugabo, kuva wariciye umugabo ndetse n'umwana ukamufata ukaba wamujugunya mu mazi, nta kindi kigukwiriye uretse kuba wafungwa. Umugabo ibintu byose arabyiyiziye ndetse yamenye n'ukuri. Ambwira ati sa rero genda, nizeye yuko uzabaho ubuzima bwe bwose nawe unezerewe muri gereza, kuko ari ibyo wifuje, ukica n'umwana ukamujugunya. Nuko nkuko umugore bamucishijeho agenda arira avuga ati wambabariye rwose mugabo wanjye, wambabariye. Ariko n'uwo ari gutakira nawe ubyibuke, nawe ni generali, nta bintu by'impuhwe nyine, nawe abashakisha imibereho myiza y'abaturage, abacungiye umutekano ngo badahungabanywa, warangiza ukajya kwangiza abantu ubica. Noneho ntagangaha mwakumvikana, uretse no kuba ari generali, n'undi muntu uwo ari we wese abona ibi bintu ntago yabirebera. Undebere nuko abantu babana nyine bataganira ibintu byose bimwe na bimwe ngo muganire umubwuti nje byagenze gutya na gutya, ugasanga bamaze kubana bahise bakora divorce. Nuko uno mugabo atekereje avuga ati rero nandi hantu nagushyira wa mwana we uretse kugutwarira mama wanjye. Nuko yaje ahangaha arakomanga nyine kugira ngo amujyane kwa mama we neza umubyara. Yavuze ati wa mwana we rero uri umwana umwe, nanjye iwacu ndi umwana umwe, reka noneho ngushyire mama wanjye tuba abana babiri nyine akurere. Ati mama nyine abashaka akana bambwira nzabyara abona kuzukuru, ati ubuse sinkujyanye agiye gushira irungu. Yaraje ahangaha ambwira ati muraho neza mama, ati mumeze muteze. Mama we nyine aramureba ati ubuse uno mwana ra, nyine amwitegereza ati umwana wanjye katarabyara, ati uno mwana nuwahe. Arangije amubwira ati mama rero uno mwana ndamukuzaniye ngo ube uri kumwe nawe nyine ajya kumara irungu, umwiteho nyine nk'umwana wawe. Ati buri turaza kuba tubivugana mama, ati hari icyo bitwaye koko? Ati ubu ngubu aramutse abaye umwana wawe ukajya umurera ukamwitaho, utari icyo byaba bigutwaye? Nyina amubwira ati mwana wanjye se uno mwana avuye hehe? Aramubwira ati rero mama uno mwana ndaza kuba ngusobanura ibintu byinshi, banza unamfashe rwose, banze nduhukeho mukuye ahantu kure. Uti rwose ndamukuzaniye mama, ndabizi irungu rizashira, ntabwo uzongera kugira irungu abo wa kabiri. Nyine ubwo ngo ni murumuna wanjye. Mama ambwira ati uti nta kibazo rwose mwana wacu, uno mwana ni mwiza, utariko mama ikipo cyuri, uti narindinze disi kuba naterura ibindi bibebe, utariko iki ngiki nzacyitaho rwose, uti nta kibazo pe. Uti se ati rwose pe, ati uno mwana ati nzamugira uwanjye ntugire ikibazo. Uti se mama utahubwo ati nshobora no kuba najya nza hano gake nyine nkareba ukuntu mumeze, nkaba nabitaho. Nyine ambwira ati ariko se nyine ndashaka kumenya uno mwana umukuye hehe, byagenze gute kugira ngo unzanire uno mwana ko nzi neza kutarabyara, byagenze gute? Arije ambwira ati mama rero ni birebire, ati reba wa musheri wanjye nakuzaniye twe tugiye kubana, yambwiye yuko ari umukobwa nyine atigeze ashaka, ati none ati niwe wabyaye umwana amubyarana n'umugabo, amaze kumubyarana n'umugabo aramwiyicira, yiyicira umugabo we n'umwana ajya kumujugunya hejuru kuri etaje, amujugunya nyine mu ruzi, ahagaze hejuru nyine amujugunya ku kiraro, amujugunya mu mazi. Ati rero ibyo byose maze kubyumva no kubibona kuko ninjye watabaye uwo mwana, ati ibyo byose bimaze kubaho nta kindi nakoze, njya kuri polisi nyine njya kuripotinga kugira ngo uwo mugore babe bamutwara. Ambwira ati ati ushitani niwe wari ugiye kubana nawe mwana wa? Uti mbega ati abagore nk'abo se baracyabaho koko? Ati buriya yaragukurikiye imitungo, ati kwicira umugabo se urumva wowe yagukunda mwana wanjye? Ambwira ati ma rwose ati byabaye, ati nanjye ati umugabo we niwe wabinyibwiriye, ati kuko ntago yigeze apfa nyine yabaye marayika, utabwo reka ngo amafaranga yo kuba wakita kuri uwo mwana, ati nanjye ngende nkurikirana ibintu byanjye, uti uwo mwana rwose abashe kuba wamugurira amata umwiteho. Uti nawe uriya si umugore mama, uti nanjye maze kwimenya ntago nakishora
ku muntu nk'uwo w'umugome ngo ngiye kubana nawe. Ndabizi hari abantu benshi kandi bagira imitima mizima. Ati rero cyane amafaranga rwose mama wanjye ube wakita kuri uno mwana ukamugurira amata. Mama yambwiye cyoya rwose mwana hoya rwose, ati genda nawe yakoresha ibindi, aturabizi ko hano nta kintu mbuze, nido zirahari, ati n'ibitari nido rwose birahari pe, ati ubuse amafaranga yawe koko nyafate wakagiye ukayakoresha utuntu n'utundi. Ambwiye ati mama wiyafata rwose winsuzugura. Intara yafashe mu rwego rwo kujya nyine adasuzugura umwana akagenda arakaye kandi uke bose nyine barimo baragira neza. Uno mugabo ambwiye ati rwose mama uzamwiteho, nawe ngiye mu kazi nzajya nza gake na gake muri weekend uko mbishoboye rwose, uno mwana nagazigera agira irungu ndetse azabaho neza. Mama ati yego rwose mwana wanjye, uti ngagenda amahoro nawe ukurikirane ibyawe, ukurikirane gahunda zawe, ati ibindi tuzatuvugana kuri telefone. Ambwiye ati rero mama ati nawe usigare neza, usigare amahoro. Nuko nko basezeranyeho nyine aramuhobera nk'umwana ndetse n'umubyeyi, ndetse amuzaniye n'undi mwana mu muryango, amuzaniye akavandimwe kiwe ndetse amugiye no kumubera papa, undi amubere mama, abe n'umuvandimwe wiwe. Uno mugabo rwose yakoresheje umutima mwiza uwa kimuntu ndetse abasha no kubona umwana yamuhereza ubutabera, ndetse n'uriya mugore akaba yafashwe akaba yafunzwe. Ndetse ni nuko turangije filimi yacu nyine, uno mwana abonye umuryango abamo ndetse n'uriya mugore abashije kuba yajya nyine kuzira ibyaha byiwe abe yabifungirwa. Uno mugabo rero nuko yagiye, ino yari finali, yari igice cya kabiri ndetse ni nayo finali. Uno mugabo yaragiye nyine abasiga ahangaha. Wowe icyo mwe musa nukuza gukora subscribe, like ndetse na share na comment, mukadusapotinga, biradufasha kandi bidusubizamo imbaraga. Uno mugore asigaye ngambwa ati rwose wa mwana ntugire ikibazo, ndahari nka mama wawe, ntugire irungu rwose, nta kintu n'iki na kimwe uzabura, nzakugurira ibintu ujye ukina nabyo bikumara irungu, ndetse nanjye ndahari na papa wawe arahari rwose. Ati rero ndabizi neza yuko uzaba amahoro, nta kintu n'iki na kimwe kizaguhungabanya. Umwana nyine nayo yabonye umuryango, kandi rwose mujye mufasha abantu, nta kintu mwitayeho, mugire neza, nimukirukira imitungo ngo nuko ari abantu b'abakire, ntabwo ibyo bikora.